Yes, alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda kuri YouTube channel yanyu ni Rutamu Toke Zone TV iwaba sportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose ari utamu cyangwa se ari byiza cyane. Kuri uyu mugoroba turongeye turaje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko ni content yanyu ibagezaho ibyiriwe bivugwa mu mikino, tunareba icyo bisize. Ni content iremereye cyane, harimo ama breaking news agiye atandukanye. Urumva ko ibintu ni uburyohe gatanu kuri gatanu. Ingingo ya mbere, uwitwa Kalisa Adolphe, uyu amaze igihe cy'imyaka hafi 3 ari umunyamabanga mukuru wa Federasiyo y'u Rwanda Ferwafa. Nyuma yuko asezeye kuri iyo mirimo, biravugwa ko cyangwa se amakuru dufite nuko atari mu maboko ye. Twamaze kuzana za ndani, niki cyatumye iyi nkuru iza? Ese koko nibyo cyangwa si byo? Ingini nkuru twataye tunakubwira icyatumye uyu mugabo akurikiranwa. Ni za ndani ahangaha. Icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe. Ingingo ya kabiri, turajya muri ekipe ya APR Football Club. Ubu tuvugana iri mu gihugu cya Tanzania, iri gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ni match zikomeye cyane. Batangiye ku munsi w'ejo batsinda ekipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi ibitego byose bibiri ku busa. Ariko uyu munsi turaza kuganira kuki uwitwa Richmond Rambute yamaze gusohoka muri kampu y'ikipe ya APR Football Club. Uyu munyagana kuki asohotse by'igitaraganya? It's a breaking news. Amakuru mwari mutazi mu kanya gato araza kuba ageze ku kibuga cy'indege i Kanombe. Kuki ataye ekipa akaza Richmond Rambute, umunyagana w'imyaka 28, shushu w'abafana b'ikipe ya APR Football Club. Taza kugenda twinjira kuri iyi operation imeze neza cyane. Kanizera ko ibintu ari utamu. Tunabafitiye ekipe ya Rayon, hari ibyo gutegura ku ruhande, cyane cyane inama y'inteko yagombaga kuba tariki 7 z'ukwezi kwa 9 2025 ikabera kuri Deriti Hotel. Habayemo impinduka. Niki kibaye kugira ngo hazemo impinduka kuri iyi nteko idasanzwe y'abafana ba Rayon Sport? Reka nizere ko rero izi ngingo tuzigenderamo neza cyane, ariko ndashaka guhereza ubutumwa bukomeye cyane urubyiruko cyangwa se abandi bantu bashaka kugira aho bava bakajya berekeza. Mbafitiye message iri clear. Ndaza kuba nakira umuntu wakomeye cyane, yamaze no kugera ahangaha, gisigaye kumereza ikaze kuri kamera, ubundi agatangira ayibwira abantu, akatubwira n'ikintu atuzaniye. Ni umuntu ukomeye cyane, aba urubyiruko rugenzi rwanjye muri rusange. Nubwo twitereka ahangaha, ariko nanone tuba tugomba kureba ku by'umukiro n'agakiza ko gutuma tuba mu byo twigwa twizengurukaho tukerekeza ahandi hantu. Iyo ngiyo ni ingingo ya mbere, araza kuba ahari. Ndaza no gucishamo mbabwire ikigo ku bantu bashaka kwiga imyuga. Hari abantu tuzi batsinzwe amashuri cyane cyane muri Torokome, Edayer n'abasoje amashuri yisumbuye. Mbafitiye inkuru y'umukiro kuri abo bantu mwese. Ubwo icyo musabwa ni ukubana natwe, ubundi tugatangira aneza cyane. Ndagusaba gukora subscribe, share na comment nimba utarakora subscribe, kubera ko iyo ukoze subscribe biradufasha cyane ku ruhande rumwe. Ngiye biramfasha, ariko namwe birafasha kugira ngo mujye mubona amakuru yacu ko tugera tuyatangaza umunsi ku munsi. Ni kuri Rutamu Toke Zone TV iwabo wa sportif. Reka nizere ko nta muntu n'umwe ukomeje kwinangira imitima ngabatakora kuri subscribe. Very nice. Reka mbashimire cyane. Nkuko nari mbabwiye, tugiye kwinjira mu ngingo ziremereye cyane. Ni ingingo ebyiri tuza kwibandaho. Haba ifungwa ry'umugabo Kalisa Adolphe Kamarade, wahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa. Hari ibyo ashinjwa. Nabonye abafana ba Rayon bari gucurira cyane, bakavuga bati wow, ni iki ngiki. Nta muntu n'umwe wagambaniye ekipe ya Rayon Sport cyangwa se ngayikase ngo imugwe amahoro. Nabonye
ari titre zatajya kugenda zitendinga cyane hirya no hino mu itangazamakuru, ariko none ekipe ya APR dufite muri Chimondi Ramute wayi kuki ataye camp ya APR uyu munsi akaba arayi Kigali. Niki kibaye nyamara APR kwitegura imikino ya Sekafa Kagame Cup. Rero ntabwo nshaka kubatindira, ntabwo nshaka gutindira abakunzi bacu, cyane cyane urubyiruko rushaka kwiteza imbere biciye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Maze kunyemerera mbanze nakire bwana nyiramafaranga. Buriya abakire hari ukuntu kugira ngo bijyemo neza, iyo ugeneye n'abakire nawe ngo birangira bagusize kuri izo mbuto zawe z'umugisha, nawe ukabaruka hano wakwisanga, cyangwa se abantu batanga ubumenyi bigatuma nawe hari ubumenyi ubonaho. Reka nkwake muri studio. Meze neza bwana Rutamu, y'abakunzi ba Rutamu Talk Zone TV, turabashimiye cyane. Yego, abantu badukurikirana si ubwa mbere bakubonye, hari abasanzwe bakubona muri live mu biganiro bigiye bitandukanye ku maradiyo n'ahandi agiye atandukanye. Watangira bibwira abantu hanyuma tukinjira mu kikuzanye kuri uyu mugoroba, kuko abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya uko ibintu bihagaze. Yego, nitwa Daniel Byiringiro, murabizi tubana kenshi, nkorana n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo n'ikigo cyitwa IBTC. Yego, cyabaye gukombe mu kurema imirimo myinshi cyane cyane ku bajene, ariko turi no muri campaign y'abantu bashaka kuzajya mu gikombe cy'isi, ariko kandi tunaplayingira abantu ibijyanye na green card, kujya muri Amerika gukorerayo cyangwa guturayo, ndetse n'ayo mahirwe ya FIFA kujya gukora nko mu volontaire muri FIFA na Benin twaje tubabwira, ariko turaza no gukomeza ku mahirwe y'abantu bashaka kwiga ya myuga ruvuze. Yego, turaza kubiha umwanya wabyo. So ubisobanuye neza cyane n'utarabyinjiramo, wari umubonjo. Turi hanze hari icyo nakwita nka breaking news, ni amakuru warimo kugenda uvuga. Vuga uti uwitwa Donald Trump hari ibintu ashobora kuba agiye kongera mu bantu bashaka kujya muri Amerika. Ibyo bintu nshaka kugira ngo uze kubikomoza, kubera ko muri iyi sama cyane cyane ukwezi kwa 8, ukwa 9 n'ukwa 10, edahera kugera mu kwa 11, hari ukuntu usanga abantu benshi bashaka kujya muri Amerika. Hari abagiye kuruhuka, hari abagiye kugira ute, hari abasoje imirimo. Ndagira ngo nacyo uze kugikomozaho, ariko twinjira kugira ngo dufashe abantu kumenya gahunda ihari cyane cyane ku kwezi kwa 9. Murakoze cyane bwana Rutamu. FIFA World Cup 2026 murabizi ko izaba mu kwezi kwa 7 umwaka utaha. Rero FIFA yatangije cyangwa se yatanze n'amahirwe ku bantu 65 turutse ku isi hose, ni aba volontaire. Yego, aba volontaire ni abakoranabushake mu magambo y'ikinyarwanda cyacu. Ni ukuvuga ko wazakora ku kibuga, wazakora muri stade, wazakora mu kwakira abashyitsi, wazakora muri transport, muri tourism, ibintu byose ahantu hose uriyo, ku muntu wujuje ibisabwa bikurikira. Ni uko ufite imyaka 18, ni ukuba uvuga icyongereza cya communication birumvikana, no kuba waplayinze neza, ubundi ugakora ikizamini FIFA yatanze, ubundi ukazahabwa visa yo kuzitabira igikombe cy'isi, ariko ukanakora nk'umuvolontaire ushobora no kuzahembwa nyuma. Ntabwo FIFA ivuga ngo tuzaguhemba ya naya, ariko umuntu uzakora muri volunteerism ntabwo yabura ikintu ahabwa. So rero iyo mpita ubivuga gutya mitambwe abantu ayo mahirwe yagize uyumva, wamenye ko wajya kuzakora muri FIFA mu gikombe cy'isi, nkahita mvuga nti tutwandikira kuri 0784 16 58 47 tukwaplayingira. Sinzi mbari ibibazo wagenda umbaza. Nibyo bagomba kumanza gufata nimero, kubera ko umwanya tuba dufite ntabwo anatwemerera gusonja ibintu byose. Niyo mpamvu ari abantu bagomba guca ku murongo wa telefone kugira ngo muze kubasobanurira ku buryo bwumvikana. Njyewe iri tangazo naribonye kuri website ya FIFA. Hariho amalinki, hari n'abandi babonye barasoma. Byasohotse mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8. Nimba nibutse neza, bivuze ngo birarimbanyije. Nimba hatemo no kwibesha, ashobora kuba wenda kujya no ku musozo, ko numvishe ngo bagomba kuzajya mu kwezi hafi kwa 10 hagati barimo kwiyandikisha. Bivuze ngo systeme uyu munsi iri gukora neza. So ndashaka kugira ngo ufashe abantu kumenya neza, ese umuntu wemerewe kujya muri ibyo cyangwa se mu volunteer mu gikombe cy'isi,
ese bazamujyana aho bashaka cyangwa we agomba guhitamo ahazajya cyangwa icyo ni kimwe bakunsubiriza rimwe hanyuma uwapurayinga arasabwa iki? Yego. Murakoze cyane. FIFA igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bitatu: Mexique, Canada ndetse na USA. Muri Canada harimo imijyi 2, muri Mexique harimo imijyi 3, muri USA harimo imijyi 11. Nuvuga ko rero ushaka kwa apply kuzajya mu gikombe cy'isi gukora nk'ubuvolonteri, urabanza uhitemo umujyi uzakoreramo, kandi bikaba byiza uwo mujyi uramutse ufite umuntu uzakwakira, ubyo bita umuhost. Icyo ukeneye rero ni ukuba warumwe ngo wemerewe, ni ukuba uri hejuru y'imyaka 18 cyangwa ufite imyaka 18 kuzamura, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umukobwa, waba uri umusore, uwo ari we wese barakwakira. Ikindi ukaba warateguye ifoto nziza ya American size, ifoto ukayiduhereza. Ikindi ugomba gutsinda ikizame cya FIFA, kandi 90% ibyo wabaza muri FIFA twamaze kubitarakinga turabifite n'ibisubizo bya bintu tubaplayingira. So rero nkababwira ngo ni amahirwe meza, ufite umugore wabuze uko usura muri Amerika, ufite umugabo wabuze uko usura muri Amerika, ufite inshuti n'abavandimwe, ni umwanya mwiza wo gutagetinga iyi visa ya FIFA yego yo kujya gukora ubuvolonteri, ariko ukanasura n'umuryango wawe. Ikindi ni urugendo rushuri rwiza kugira ngo ugere gute ubone yo kujya gutravel no kujya mu gikombe cy'isi. Ni 0784 16 58 47 twandikiye kuri iyo nimero tugufashe. Ibindi hasigaye bya green card n'ijyandi mahirwe ndaza kwivuga umpaye umwanya. Yego icyo ngicyo ni cyambere nanjye namaze gusaba biramutse bigenze neza cyane ntegereje gukora ikizamini, hanyuma wajya mu gikombe cy'azavuga live kuri match. Cyane birashoboka cyane, kandi ikintu nkunze nuko ibintu byose bisobanuye. Hari abantu baza bavuga bati ibi bintu nubwo bigiyemo mugiye kuyora amafaranga. Oya, ntabwo aricyo bisobanuye. Uyo wavuze ubu volunteer, abantu benshi twakoze ubuvolonteri, urakora ugategereza nyuma ugere nko mu volonteri ariko ukazana amafaranga aruta y'umuntu uheye muri umushahara. So nta limit bihari, kandi mubizi iyo ni event y'isi no kuyinjiramo gusa mpamya ko hari ikintu ugomba kuba wandikiwe. So nice. Rero ndongera kugarukeho cyane. Murakoze cyane. Ndashaka kugira ngo n'abantu bagiye batandukanye bafite ikibazo gikomeye, ikibazo cyo kuvuga ngo ese ko nta muntu mfite muri Amerika, nkaba ndahanaha, niki mwamfasha cyangwa se niki cyakogwa kugira ngo nanjye nze kubona ayo mahirwe? Turaza kubigarukaho mu kanya gatoya, mugira aho muja, ahubwo turagira ngo nkuko nabo kugenda babidusaba tunagende tunyuzamo amakuru agiye atandukanye arimo kugenda avugwa. Turaza guhera muri Ferwafa. Muri Ferwafa mu cyumweru gishize nibwo twamenye perezida wa Ferwafa Bwana Shema Fabrice waje asimbura uyu Munyantwari Alphonse. Uyu nguyu yabaga ari umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali, ikipe y'igihugu, ikipe y'umujyi wa Kigali, niyo yarabereye perezida. Biza no kurangira abaye umukandida unique, binarangira agize ate, binarangira atureye kuba perezida. Bikimara kubaho haje gusa no guhererekanya ububasha, komite yari iriho ivaho haza komite nshya. Komite nshya no mukuza hari ibyabayemo bimeze nka audit cyangwa se gukontorora ibitabo bibalansije gute ABCD. Mu kubibalansa rero kuri uyu munsi nibwo twamenye amakuru ko uwitwa Jean Maurice uzwi ku izina rya Katibu, uyu mugabo yari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, akaba bivugwa ko yamaze gutabwa muri yombi kubera ibibazo bikomeye cyane arimo kugenda akekwaho yaba yarakoze mu gihe yari muri Ferwafa. Abantu bakibaza bati ese Katibu ko tumuzi muri manevre nyinshi, haba muri equipe nationale no muri equipe no mu makreba yatandukanye muri championnat, gufata ibyemezo, kasama equipe n'indi byose bitandukanye, Katibu byabigenze bite? Witwa Katibu biravugwa ko mu kubalansa ibitabo bivugwa hashobora kuba harabayemo amanyanga ndetse n'uburiganya mu gihe yabaga arimo kubalansinga cyangwa se mu gutegura mu match. Muzi ko match z'u Rwanda niwe wagendaga mbere akajya kubukinga amahoteli hanze,
hanyuma ekipe nasiyonari ikazagenda isanga yaramaze kugira ute, yaramaze kubukinga. Ibivugwa rero ni uko iryo booking hari ibyaberaga inyuma bidahuye n'ibiri mu bitabo. Bavuga bati haba harabayemo kwigwizaho umutungo wa Ferwafa, ibintu twakwita nk'ubugwari. Ibyo ngibyo ni birimo kugenda binegosiwa cyane. Ariko abantu bakibaza bati ese kuki RIB cyangwa se n'abapolisi bashinzwe gukurikirana ibi birego batari kugira icyo babitangazaho? Kuko twagerageje kubaza muri RIB na hose ntibagira icyo bitangazaho. Gusa natwe abari kuduha amakuru ni amakuru ari source zizewe. Kavuga tuti umupira cyangwa se amakosa abera mu mupira ahanwa bitandukanye n'ibibera hanze. Urugero nka kesi ya Migi, twese mu Rwanda tuzi ko ruswa itemewe. Tanze ruswa urahanwa kandi binakomeye cyane. Ubu rero Migi murabizi ko muri equipe ya Muhazi United hari ibyabayeho, ni scenario twakoze igihe kirekire ahangaha, haba ku maradiyo ndetse no kuri za social media byatandukanye, twariteze turabiganira. Ariko kubera ko byabereye mu mupira ntabwo yahanwe n'urwego rwa leta, ahubwo yahanwe n'iki n'umupira. Bakavuga bati rero na Katibu n'ibyo yakoze yabikoreye mu mupira, ntabwo yabikoreye hehe, hanze y'umupira. Akaba ariyo mpamvu hatarasohoka statement ibisobanura neza. Ariko ayo makuru arahari, saa ku isaha tuzabona impinduka cyangwa se abantu batungugwe no kubona uyu mugabo akurikirana. Kuko ni kesi ijya kumera nk'iya Juvenal wa Kiyovu Sport. Juvenal wa Kiyovu Sport igihe ari perezida w'ikipe ya Kiyovu, murabizi ko hari kesi no kutumvikana byabagaho hagati y'abasaza ba Kiyovu n'ubuyobozi ndetse n'abandi bayovu bo ku ruhande. Basaza batayikuri baraza Biryogo bavuga bati nije Kiyovu Sport irakomeye. Ariko mu bitabo bya Kiyovu ku mafaranga izishyura turabona ko umukinnyi yaguzwe miliyoni 70 z'amanyarwanda kandi undi yaguzwe miliyoni 20. Hakaba hari n'ingehuro ya miliyoni 50 ku mukinnyi. Ayo makosa na makosa akomeye cyane, ariko leta ntabwo ijya ibyivangamo, hari aho bikemurirwa. Kavuga bati rero Katibu mu gutegura imikino ya equipe nationale n'andi manyanga agiye atandukanye bishobora kumugiraho ingaruka. Ntabwo tubona statement ya nyuma ivuga ko uyu mugabo yamaze gufungwa, ariko makuru aharatugeraho nuko atari mu maboko, atarayi hari ahantu ari gucungishwa ijisho. Munsi w'ejo scenario ziyongera birashoboka, cyangwa se haze andi makuru from nowhere nabyo birashoboka. Ariko it's a breaking news, iyo ngiyo ni inkuru ya mbere abantu bagomba kumenya bakanayifiringa uko byagenda kose. Ubwo ibya Katibu turaza kubivaho kubera ko murabizi ko agomba kujyana equipe nationale y'u Rwanda Amavubi hara mu gihugu cya Nigeria ndetse na South Africa cyo imikino ya campaign y'igikombe cy'isi. Uyu mugabo aza kuva kuri liste ku munota wa nyuma ntiyagenda, nibyo byose byandaga bimukoregwaho. Ariko iyi dossier turayikurikirana cyane turebe cyaba kiri kubitera cyangwa icyo ni kimwe. Icya kabiri, mbere yuko najya guhereza umwanya Daniel akatubwira cyazo namubashije isobanura neza, ngiye kuza mbabwira za ndani ibyo mutamenye kuri Richmond Rampte na APR. Ese kuki Rampte yemeye gusohoka muri equipe ya APR imuhemba amafaranga menshi cyane, akajya muri equipe imuha ufaranga dukeya, kandi afite amasezerano y'umwaka muri equipe ya APR Football Club? Bitewe n'iki? It's a breaking news, ni za ndani ntandi hantu wazumvira uretse ahangaha. Daniel, ndashaka kugira ngo wongere udufashe cyazo nakwanje sindi mukiki akora cyakibuka. Yego, abantu badafite izo chances bashaka kavaringa igikombe cy'isi. Yego, ariko bakaba badafite iyo miryango muri Amerika, Mexico ndetse na Canada. Ese bo niki, hari humure niki cyakuba kugira ngo nabo baze kwisanga mu cyo gikorwa cyane kuri aya mahirwe yatanzwe na FIFA? Bo murakoze cyane. FIFA yo ivuga ko priorité cyangwa se ikibanze nuko ufite warahise mu mujyi uza hosting igikombe cy'isi, tuvuge nimba ari Dallas cyangwa se Vancouver muri Canada, icyambere nuko uzaba uri mu uwo mujyi. Icyo bizagusaba cyose, wafata hoteli, wafata apartment,
wafata umuntu uguhostinga igihe gitoya uko wabigenza kose bakuzi deplasa nimba ari muri stade uzaburi ukaba ugomba kuzaba ugeze kuri shift wahisemo. FIFA ivuga ko twese tuzakora amashift 8 mu gikombe cy'isi, ariko kugenda bishobora gutangira mu kwezi kwa mbere mu kwa gatanu ko yazajya ama training azajya ibintu byinshi cyane. So rero umuntu udafite umuntu wa hostinga si ngombwa ngo ufite umuntu uzaguhostinga, wafata na hoteli, wafata na apartment, birashoboka cyane as long as watsinze ikizame wabonye visa. Ikindi ukuntu bizakurikirana application uku kwa 9 tujye kubiranza twa applying mu kwa 9, ukwa 10 bazahitamo abatsinze kujya mu kwa 11. Yego, batange invitation letter y'uko watsinze iturutse muri FIFA. Ni letter izakujyana muri ambassade, uzahitamo kujya gukora interview kugira ngo uhabwe visa. Ukimara kubona visa bagwa schedule y'urugendo y'ukuntu bizagenda ukazajya mu gikombe cy'isi. So ndabijya utanya kijambo wenda uraza kungarukaho, ndabijya n'abantu bakina green card. Green card ni amahirwe yo kujya muri Amerika gutura no gukorera no kwigayo. Tujya applyinga mu kwezi kwa 10 ku itariki ya 10 bizatangira. Twatangiye gufata imyirondoro y'abantu no kubafotora amafoto. Rero nabyo mu bakina green card n'ahantu batabizi mutwandikire kuri 0784 16 tuzaba applyingire green card mutsinde mugende kuba muri Amerika. Abantu batsinda bagende rwose, n'abantu baragenda dusanga twa applyingira barabizi. Ora cyane ingero zirahari, hari abantu benshi cyane byakunze. Ndabazi barenze nk'icumi baje barapplyinga bigenda neza cyane. Hanyuma ukiraho hajya bibutse venue neza, bibutse aho dukorera abantu baba bari hafi hano i Kigali bavuga bati twe twagera kuri tele tukibonana tukaganira. Kushka umuntu ndaye bari nka za Rubavu cyangwa se Huye kabibona, cyangwa se ari hanze za Uganda, Tanzania ndetse no Burundi. Abashaka kutugana nubwo nundi tushobora no kubikorana online, ushobora kutwohereza ifoto wagiye muri site ko ifotoze gutya na gutya kwedwa online n'imyirondoro kayidwa tukakwaplanya icyo kizami cyo muri FIFA cyangwa se n'ibya green card. Ariko abashaka kutureba aho dukorera kwa Rubangura mu mujyi muri etage ya 4 muryango 406, ni mu kigo cyitwa IBTC, ni kigo dukorana ku amasezerano. Ndanababwira ibyacyo nyuma mu kiganiro mu mwanya. Ariko ushaka nuko dukorana uri hari abaduhamagara muri Zambia, bari Central Africa, henshi cyane ku isi turakorana online. Ariko 0784 16 niyo nimero ya WhatsApp yose tuyisorezaho cyangwa duhamagara. Yes, no kwa gahunda zimeze ubwo birasobanutse cyane. Abantu ni muje kugerageza amahirwe yanyu. Ukuntu usanga umuntu avuga ngo ngewe muryango wanjye karande n'ibiki. Ntabwo ngewe bindeba. So mpamya ko nta limite, wese afite uburenganzira n'umunyagihugu. Kandi mpamya ko ibisabwa ntabwo bigoye cyane. Ntabwo bagusaba ibyangombwa by'ubutaka, ntabwo bagusaba bank statement, ntabwo bagusaba diplome. Ubwo abantu mukwiye kuza kugerageza amahirwe yanyu. So muri equipe ya APR bari mu gihugu cya Tanzania, ndetse no kuri uyu munsi bakoze imyitozo bitegura match yo ku munsi wo kuwa gatandatu. Equipe ya APR igomba kuzakina match ikomeye na equipe ya Murandege yo mu gihugu cya Zanzibar. Hariya ku kibuga cyabo hari mu gihugu hariya kuri Chiamas Complex cyangwa se ikibuga cya Azam. Bari gukinira iyi mikino itsinda rya APR herereyemo. Kuri uyu munsi hari amakuru yatugezeho. Aravuga ko witwa Richmond Rambute, ni umunyagana ukiri muto cyane, yaje muri equipe ya APR saison ya 2023 2024 2025. Yari amazemo saison imwe, utuvugana amaze kugeza imyaka 28 y'amavuko. Umunyagana wakiniye ama equipe atandukanye mu gihugu cya Cote cya Ghana. Kuza muri equipe ya APR yaje avuye muri equipe ya Asante Kotoko yo mu gihugu cya Ghana, equipe ikomeye hawo mikino mpuzamahanga ndetse no muri championnat ya Ghana. Ni equipe ubona ko nyine iruma equipe rero cyane mu gihugu cya Ghana, Asante Kotoko. Ariko anaciye mu yandi equipe atandukanye, yari muri academy kuva za 2018 until now. Byatangiye bihwiswa ko uwitwa Richmond Rambute hari ikipe yo mu Barabu yifuje kumugura.
akajya kwikinira. Ibyo bibe twarabimenye, tubaza muri ekipe ya APR, ese koko hari amakuru y'uko witwa Richmond Ramute agomba gusohoka muri ekipe ya APR? Twabibajije nyuma yo kubona hari igihe kigeze APR yirukana abakinyi, hanyuma Ramute ntiyamwirukana. Tuzi abantu ba Tadeu Ruwanga ukuntu byagenze, n'abandi bagiye batandukanye na ba Victor Mboma barirukanywe na APR mu kwezi kwa gatandatu. Richmond Ramute arahaguma. Ahagumye abantu benshi tujya muri confusion cyangwa se muri dilema. Turavuga tuti ese koko uyu Richmond Ramute ni umukinnyi mwiza cyangwa hajemo imikinishirize mibi y'umutoza Darikonovic bituma Ramute atigaragaza? Ibyo byose tukabirebaho. Tukongera tukareba ku bantu bahanganiye umwanya. Ese nimba afite karite zo gukina nka nimero 8 cyangwa se agakina nka nimero 10, tukatubona muri kompetisiyo abahari bamurusha bigendanye na shampiyona, turi gukinisa imbaraga z'umubiri by'umwihariko, tugasanga kuri nimero 8 hari Ruboneka, ku 10 hari Memel Daw, umwaka uzakinaga Lamine Ba. Muri tugasanga uwitwa Richmond Ramute ni mu kijya akabaye ahari, ariko nawe ni ikibazo kuko abo bantu bahari nanone baramurusha. Tukongera tukibaza tuti ese kuki biri kuvugwa ko agiye kuhaguma kandi gutunga umunyamahanga tuzi ko bigoye kurusha uko wazamura umwana wo mu ntare agakurira ku bandi? Tugasanga ari ikindi kibazo. Twebwe impapuro twerekeza Ishorongi tujya kubaza mu buyobozi bw'ikipe ya APR, ese koko negociation yabayeho uyu muntu witwa Richmond Ramute arasohoka muri ekipe ya APR? Batubwira ko nta kintu na kimwe cy'ikimenyetso babonye kibasaba Richmond Ramute gusohoka muri ekipe ya APR ajya muri iyo kipe. Nta busabe bwa club babonye. Turakonfirma tuti Richmond Ramute ni umukinnyi wa APR. Turatuza. Tutazi ikiduciyemo mu masaha yo mu kanya, mu masaha y'isa 9 nibwo hagaragaye breaking news iremere ivuga ko Richmond Ramute asohotse muri kampu n'ibikapu aje i Kigali. Avuga tuti bigenze bite ko yari muri kampu na ekipe akaba aje i Kigali? Amakuru rero ahari aravuga ko uwitwa Richmond Ramute yatandukanye n'ikipe ya APR ku buryo buri official, bamaze gutandukana ku bwumvikane bw'impande zombi, ariko agenda atanzwe n'ikipe ya APR Football Club imugurishije mu gihugu cya Libya. Shampiyona ya Libya, shampiyona ikomeye ikina abantu benshi bagiye batandukanye hirya no hino. Ajya muri ekipe ya Al Ittihad Misurati, ni ekipe yabaye ya gatanu muri shampiyona y'igihugu cya Libya. Ubu Richmond Ramute mu kanya gato araza ko ageze i Kanombe ku kibuga cy'indege, aho aje gufata ibyangombwa bye, hanyuma bugaca afata indege yerekeza mu gihugu cya Libya gusinya amasezerano muri ekipe ya Al Ittihad Misurati. Kipe yo kugenda yiyubaka kugira ngo irebe ko yazaba ikipe ikomeye muri season igiye kuza. It's a breaking news. Ubwo abafana ba ekipe ya APR baza kutubwira ukuntu byagenze, gusa Richmond Ramute ntabwo byamuhiriye kuko muri season yamaze muri ekipe ya APR ntabwo yahawe amahirwe yo gukina. It's true, nibyo koko, ariko nanone nawe ntabwo yigeze abikorera cyane ngo tubone ko yabize ibyuye. Ubwo nayo makuru ahari muri squad ekipe ya APR yajyanye havuyemo umukinnyi witwa Richmond Ramute. Tumwifuriza kugira ishya n'ihigwe hara mu gihugu cya Libya. Umunyagana nta byinshi namuvugaho ko nanjye nemeza ko iyi shampiyona yacu ukuntu igendwaho, umuvuduko ibiriho, cyane cyane ibivuga dukineho bitari byiza, n'ukuri n'umutekinisiye ariko physique akaba ari nkeya, ntabwo iyi shampiyona agomba kuba yayishobora. Niyo mpamvu rero ahisemo kuva muri ekipe ya APR Football Club. Nkabyita byiza na timing nziza kuri ekipe ya APR kuba yivanyeho uyu muruho wo kuba yakoresha Richmond Ramute itaramwandikisha muri shampiyona, ndetse na shampiyona itaratangira mu mutoza amushyire cyangwa se amore mu mibare ye. Is a breaking news. Niza kudukundira tuzaza kubabwira kuri ekipe ya Rayon Sport inama y'inteko rusange idasanzwe. Hari impinduka zabayeho, igomba kuba ku munsi wo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 9, bakazahava bajya gukina match na ekipe ya El Merreikh
mu gihugu cya Sudani, ekipe itozwa na Darikonovic wahoze atoza ekipe ya APR muri sezo ishize. So Daniel, twinjize mu myuga, twinjize muri IBTC no mwenye. Murakoze cyane bwana Rutamu. Twinjize mu myuga neza, utubwire gahunda uko zimeze muri iyi minsi. Abantu bashaka kuza kwiga bakabona amafaranga kandi mu gihe gitoya. Yego. Myuga iri classical igezweho. Bwira abantu kugira ngo no baze kwiga, cyane cyane ubwira abantu batsinzwe kuko no barahari. Yego. Nta abantu bose batsinda, hari abantu batsinzwe bahita bavuga bati ubuzima burarangiye. Oya, ubuzima ntabwo burangiye. Turacyafite amahirwe mu gihugu cy'u Rwanda, turacyafite amahirwe hose. Nibyo twavuze bya FIFA na Green Card biracyari amahirwe no mu gihugu imbere. So hari ikigo cyitwa IBTC Film and Design School. Ni ikigo kimaze imyaka 12 cyigisha abantu gufotora, gukamera, gukora amadizayini y'ibyapa, gukora ama website. Ubu naho cyashyizeho ubukanishi bwa moto n'abantu nyine bo mu cyaro hepfo babyiga neza. Ni ikigo giherereye kwa Rubangura muri etage ya 4 mu byama 6. Ikigo dukorana by'umwihariko cyane. So rero ku rubyiruko cyangwa se abantu barangiye bamaze igihe badafite akazi, bamaze kwiga mu kaminuza badafite akazi, cyangwa segonde badafite akazi, cyangwa basanzwe baniga ariko bashaka kongera umwuga kumenya, cyangwa bafite n'akazi kabo bashaka kwiga umwuga, please ngwino wige gufata amashusho. Nk'ubu turi mu kiganiro cya siporo. Wari uzi ko abantu twese tureba imipira, tureba match gutya, twese tukajya Champions League, ariko umuntu ubiri inyuma ufashe kamera aba yarabyize my friend cyane. Abantu rero ni wajya muri stade Amahoro, abenshi bafata amashusho babyize muri IBTC. Wese no kubyiga ibitangazamakuru, ubona ko ibitangazamakuru mu gushira imbaraga muri social media, live streaming y'amayize, bakenera abakozi bazi gufata amashusho. Rero twigisha gufotora by'umwuga, twigisha gukamera by'umwuga, twigisha gukora ibyapa byo ku muhanda, amadizayini y'ibyo bita graphic design, filmmaking na web design, kubaka imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru. Twigisha ubukanishi bwa moto. Ushobora kutwumva wumva kino kiganiro kuri YouTube wibereye mu cyaro, ushobora kwiga gukanika moto mu gihe cy'ukwezi kuri telefone yawe cyangwa kuri murandasi. Mu gihe cy'ukwezi kumwe umenye gukanika moto, uva ku mupine kugeza kuri moteri. Wanyuma ufata uko ni kwezi kumwe ukabyiga mu igaraje ukora pratique. So rero mudobo amaye kuri 084 16 5847 wige gukamera, wige gukanika moto, wige gufotora, wige gukora ibyapa, wige gukora za invitation, wige ibintu byose. Niba waratsinzwe turakome please. Niba waratsinzwe turakome gusubiremo. Ukumva ntushaka gusubira ku ishuri, cyangwa ukumva ntushaka gusibira, cyangwa ukumva muri secondaire birakurambiye, si igihe cyo guta ibyiringiro. Ngwino w'umwuga mu gihe tuzahita ubona amafaranga utangiye guteza imbere. Niba kandi ubona ugiye gusubira gusibira, ariko uvuga ngo reka tujye kujya gusibira kugira ngo ntazabura kurana secondaire, mu by'ukuri iyo mibare iraruhije cyane n'amashini. Byiga ariko uwige online, unige n'umwuga, uzasuze no gufotora, uzasuze no gukamera, kuko nano bangiye kaminuza babura akazi, ba secondaire babura akazi. Wabyiga, wamara kubyiga ariko ugashyiraho n'umwuga. Rero ni mu gihe gitoya, mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, wabyiga online wibera aho ngaho uri kuri telefone yawe. Twandikire kuri 084 16 5847 uzamaga cyangwa nikire kuri iyo nimero, cyangwa utsaye muri IBTC kwa Rubangura muri etage ya 4 by'ama 6. Yes, urakoze cyane, ndumva bisobanutse cyane ngo natwe twasoreza aha ngaha ikiganiro cyacu. Dushimira abantu twabanye mpaka gitangiye kuva kirangiye, y'agaciro gakomeye cyane. Ariko muri IBTC akandi kantu navugaho, hari ahantu ujya kwiga ugasanga bavuze bati kugira ngo wige ibi ngibi nuko ugomba kwizanira ibikoresho. IBTC ibikoresho birahari byinshi cyane, bafite location aho bakorera. Abantu biga ibintu bikeneye stage barabafasha. So kandi amafaranga ni make cyane. Rero make ni igiciro cyiza abantu nibaje kwiga. So ndabasaba gukora subscribe mukandaho kugira ngo imibare ikomeze kuzamuka. Muzi ko byatugendekeye, nta nshaka kujya kubigarukaho, ariko niba muri sportif wa nyawe ukora ibintu dukora twa approachinga, kora subscribe, share na comment mu group ajya atandukanye kugira ngo ufashe abatarazimenya kutumenya
ibyiza byo ni byinshi, gisabwa nta kindi ni ukubana natwe. Jabless kuri mwese, nakagaruka ku munsi w'ejo tumenya gahunda zihari uko zimeze. Ariko nubwo tugiye hari byinshi byo kuvuga, ntabwo twabirangiza. Hari equipe nationale, hari za Rayon, hari Burayi, amakuru ni menshi. Ariko muze kunyanga dusoreza aha ngaha, ubwo ni akagaruka kuri Umucyo TV, kuri Rutamu Toke Zone TV, iwabo w'abasportif. Mwakoze cyane. Okay.